tumaze kugera ku rwego rwiza mu iterambere ry'imibereho kandi ibikorwa birivugira. Twahinduye umuryango izingiro ry'imibereho myiza, tugiraga uruhare rwo kuganiza abana, kubaka icyizere mu rubyiruko, ndetse numva ko nkwiriye no gukomeza. Twize kwihangira imirimo, duteza imbere urubyiruko, kurera ndetse no kwita ku mikurire y'umwana, ariko inzira iracyari ndende. Turigira ku mateka y'ejo hashize, twubaka ejo hazaza, kuko ejo si kera. Kurikira ikiganiro Ejo si kera, umenye amakuru, amasomo n'ubumenyi ku ngingo zirimo ubuzima bw'imyororokere, kwiteza imbere ku rubyiruko, kuboneza urubyaro, imibanire y'umuryango n'izindi ngingo. Ibi biganiro mubitegurirwa n'umuryango Imbuto Foundation. Ejo si kera. Turabasuhuje kandi tubashimiye ko murimo kutwumva, nshuti bakunzi mudukurikiye. Tubahaye ikaze mu kiganiro Ejo si kera. Ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Imbuto Foundation, kikaba ikiganiro mumenyeramo ingingo zitandukanye zirebana n'imibereho myiza y'Abanyarwanda, guhera ku buzima bw'imyororokere, kuboneza urubyaro, imikurire y'abana, imibanire mu miryango n'izindi ngingo. Kurera ni kimwe mu bikorwa bisaba kuba mukuru cyangwa se kugira ubunararibonye kugira ngo ushobore kubikora kandi neza. Kugira ngo umwana azigirire umumaro, awugirire umuryango we ndetse n'igihugu cye muri rusange, bisaba ko uburezi ahabwa bujyana n'uburere ahabwa. Uburezi ni ubumenyi umwana ahabwa kugira ngo azashobore kwibeshaho yitekerereza, bityo ashobore gutera imbere. Mu gihe uburere ari ubumenyi ahabwa kugira ngo azashobore kubana n'abandi, haba mu gihe akiri muto no mu gihe azaba yaramaze gukura nawe ageze ku rwego rwo kurera. Mu kurera umwana hari icyiciro cyo kumwereka icyiza n'ikibi, hakaba n'icyiciro cyo kugirana ibiganiro nawe. Ni iyihe mibanire iranga umwana n'umubyeyi kugira ngo ubu burezi n'uburere bigerweho? Birashoboka ko mu kurera habaho ubucuti hagati y'umwana n'umubyeyi. Ibi byagerwaho bite? Birimo izihe nyungu? Iyi niyo ngingo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Ikiganiro tubararikiye gukurikira. Mu kanya turakirambura. Gihe tugiye kubana, ndi Ismael Mwanafunzi. Ikaze. Hajya dufite yapfa dukomeje yere kujya gwa buhere yakunda kunde no yabungabunge yasesekaye ntayorwa n'ibyo. Tumaze gutera intambwe ishimishije mu birebana n'imibereho. Turabyara, tukarera, tugakuza. Nta gishimisha umubyeyi nko kurera umwana agakurana indangagaciro ziboneye, zikamuhesha ishema ndetse zigahesha ishema igihugu cyamubyaye. Ariko nanone nta gishimisha umwana n'umubyeyi nk'iyo bombi bafitanye imibanire myiza. Imibanire hagati y'umwana n'umubyeyi iba ari myiza cyane iyo umwana akiri muto cyane, acyumva ko umubyeyi abereyeho kumurinda no kumushakira ibyiza. Gusa ibi bitangira guhinduka iyo umwana ageze mu gihe cyo hagati y'imyaka 12 na 14 y'amavuko, ari cyo gihe cy'imihindagurikire y'umubiri, aho umwana aba arimo kuva mu bwana ajya mu bukuru. Imibanire ye n'ababyeyi be itangira guhinduka. Ibi ababyeyi bose barabizi, kimwe n'abandi bantu bose bakuru. Ubundi mu rugo hakagombye kuba ikiganiro hagati y'umwana n'umubyeyi n'ababyeyi bombi, bakazamura abana hakiri kare, bakabaha amakuru ku buzima bwabo hakiri kare, bakazazamuka babizi ku buryo bazagera ku ishuri hari icyo ababyeyi twatangiye gukora. Igihe cyo gutangira kugirana amakimbirane hagati y'ababyeyi n'abana kenshi kiba mu bugimbi n'ubwangavu. Ubugimbi n'ubwangavu ni igihe gisa n'ikiraro hagati yo kuva mu bwana winjira mu bukuru, kikaba igihe kirangwa n'impinduka mu buzima bw'uru rubyiruko. Impinduka zishingiye ku mitekerereze, haba ku bahungu cyangwa se ku bakobwa. Zikaba impinduka zirimo nko gutangira kwiyumvamo ko abandi batabumva, bahereye ku babyeyi babo, maze bagatangira gushaka kwigenga aho kugengwa n'umuryango. Batangira gushaka gufata ibyemezo no kumva inama z'urungano kuruta iz'ababyeyi. Izi ni zimwe mu mpamvu zitera ukwangirika k'umubano hagati y'abana n'ababyeyi. Iyo hatabayeho gukemura ubwumvikane buke hagati y'ababyeyi n'abana, biba bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane, kubera ko umwana aba adashobora kubwira umubyeyi we amakuru yose arebana n'ubuzima bwe, kandi nyamara iki kiba ari igihe umwana akeneye kwitabwaho ndetse no gukurikiranirwa hafi. Muri iki gihe umubiri w'uwo mwana uba urimo guhura n'impinduka zimutungura, kubera ko nibwo bwa mbere abazibonye. Ku mubiri we hatangira kugaragara ibimenyetso bishingiye ku gitsina, nko gupfundura amabere ku bakobwa, kujya mu mihango bwa mbere,
kumera insya, kumera ubucakwaha, kwaguka amatako ku bakobwa n'intugu ku bahungu, kuniga ijwi ku bahungu, kwiroteraho n'ibindi. Iki ni igihe aho umwangavu aba ashobora gutwara inda, gutera inda ku bahungu, tutibagiwe no kwandura indwara zandurira mu myanya ndangagitsina. Kuri iyi myaka, mu gihe imibiri y'aba bana iba irimo guhura n'izi mpinduka, nibwo baba bakeneye kuganira n'ababyeyi cyangwa se abandi bantu bakuru, kubera ko iki gihe nibwo baba bakeneye amakuru ya nyayo ku mibiri yabo. Iyo hatariho umubano mwiza rero hagati y'abana n'ababyeyi, baba bashobora kujya gushaka aya makuru ku bandi bantu barimo n'urungano narwo rudafite amakuru ahagije kuri iyi ngingo, cyangwa se bakajya kuyashaka ku bashobora kubashuka. Kugenda neza kw'ibi biganiro biba bishingiye ku mibanire isanzweho hagati y'abana n'ababyeyi cyangwa se ababarera. Dore bimwe mu biranga umubano mwiza hagati y'umwana n'umubyeyi ndetse n'uburyo bwo kubigeraho. Umubyeyi mwiza agomba kuganira n'umwana kandi ntashake kwemeza umwana ibitekerezo bye ku ngufu. Kumwemeza ibitekerezo bye ku ngufu bisa no gukoresha igitugu cyangwa se kumwereka ko ushaka kumutegeka. Ntabwo ari byiza kwiyumvisha ko wowe nk'umubyeyi ari wowe wenyine uzi ibibereye kandi bikwiriye umwana wawe igihe ageze mu gihe nawe yumva ko hari ibyemezo yakwifatira. Kuganira n'umwana bivuga kubaha ibitekerezo bye, kuba inyangamugayo no kuvugisha ukuri, gutega amatwi no kumenya ukuri kw'ibintu. Ababyeyi bagirwa inama yo gushaka buri gihe umwanya wo kuganira no kugira ibyo bakorana n'abana babo. Kubaburira umwanya bishobora kubereka kutabitayeho. Dore bimwe mu bikorwa bishobora gukorwa hagati y'umwana n'umubyeyi kandi bikagira umumaro. Mushobora gusangira, mushobora gukina cyangwa se kugira ibindi bikorwa mukorera hamwe, ariko nk'umubyeyi ugashyiraho imirongo ntarengwa ndetse n'amategeko agomba gukurikizwa. Niba ufite abana barenze umwe, ni byiza gushyiraho igihe umarana na buri umwe ku giti cye, ku buryo buri wese muri bo muba mufitanye umubano n'ubushuti bwihariye. Imiterere y'umubano hagati y'abana n'ababyeyi igira uruhare rukomeye mu kugena umuntu uwo mwana azaba we namara gukura. Iyi mibanire ishobora kugena imibanire uwo mwana azagirana n'abandi bantu ndetse n'amahitamo azagira mu buzima bwe. Hayamagara haya dufite yapfa dukomeje yare kujya gwa buhere yakunda kunde no yabungabunge yasesekaye. Abantu benshi muri ubu buzima batanga ingero ku babyeyi babo mu gihe barimo kuganira n'abandi bantu. Data cyangwa se mama yakundaga kugira atya. Data yakundaga kutubwira ko. Ibi bisa n'ibigaragaza umubano umuntu aba yaragiranye n'umubyeyi we. Ishami rya LODA rishinzwe abana mu gatabo ryise Fair Parent, Fair Child rivuga ko udashobora kwizera ko hazabaho umubano mwiza hagati y'abana n'ababyeyi igihe umubyeyi ahora atuka umwana we, agahora amukankamira cyangwa se agakora ibindi bikorwa bishobora gutuma uwo mwana akeka ko umubyeyi we atamukunda. Abana bagiranye umubano mwiza n'ababyeyi babo inshuro nyinshi bakura bazi kubana neza n'abandi. Umwana wagiranye imibanire myiza n'ababyeyi be kandi akurana ubushobozi bwo kugenzura amarangamutima ye kandi akagira ubushobozi bwo gusobanura ibintu iyo bibaye ngombwa. Hari ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya New York maze buza kugaragaza ko umubare w'amagambo umwana abwirwa atuma uwo mwana agira ubushobozi bwinshi cyangwa se buke mu kuvuga no mu gutekereza byagutse. Iyo umwana akuriye mu muryango ahaganirizwa kenshi n'ababyeyi be, bigakorwa mu buryo bugamije kunoza imibanire, ubwonko bw'uwo mwana busobanukirwa cyane ibirebana n'amagambo ndetse no gutekereza, maze umwana akaba yaba umuhanga mu ishuri. Uyu munsi abatuye isi bashora amafaranga menshi mu gushaka uburyo bakongera ubwenge bw'abana babo. Babagurira ibikinisho, ibitabo, imikino yo muri za video, gahunda za mudasobwa n'ibindi byinshi. Gusa icy'ingenzi bamwe badaha agaciro ni ibiganiro hagati y'umwana n'umubyeyi. Ibi bigaragazwa nk'uburyo kamere bushobora kuzamura igipimo cy'imitekerereze ku mwana kandi bikongera imibanire myiza hagati ye n'ababyeyi be. N'ijambo kurera ubwaryo risobanuye imibanire n'imikoranire ihoraho hagati y'umwana n'umubyeyi, ikarangwa n'urukundo, kwita ku mwana, kumuyobora, kumukosora no kumushima umutera akanyabugabo aho yakoze neza. Kugira ngo urugo rurangwe n'imibanire myiza hagati y'ababyeyi n'abana kandi bihera ku mibanire hagati y'ababyeyi ubwabo. Uyu munsi inzego zishinzwe gukurikirana imikurire y'abana zivuga ko kimwe mu bibazo bikibangamiye imikurire myiza y'abana ari icyuko abagabo mu ngo bagitererana abagore mu gukurikirana imikurire y'abana. Umwana wakuze abona yitabwaho na nyina wenyine aba afite ibyago byinshi byo kutazagirana imibanire myiza na se. Nanone kugira ngo habeho imibanire myiza y'ababyeyi n'abana mu muryango, ntabwo uruhare rwose rukwiye kuba urw'ababyeyi gusa.
abana nabo bagomba kubigiramo uruhare, cyane cyane bubaha kandi bazirikana ibyo ababyeyi babo babakeneyeho. Dore bimwe muri byo: ababyeyi baba bifuza ko umwana wabo abubaha, ko yiyubaha kandi akubaha abandi. Bifuza ko yitonda, ko agira isuku, ko yuzuza inshingano ze kandi akazitaho, agakunda igihugu, abayobozi bacyo n'abagituye, akagira umwete n'umurava, akagira umuco, akiha intego mu buzima. Ubushakashatsi ku buzima n'imibereho y'abantu bw'umwaka wa 2019-2020 buherutse gushyirwa ahagaragara n'ikigo cy'ibarurishamibare bwagaragaje ko mu gihe bwakorwaga, abana b'abangavu 810 mu Rwanda bafite imyaka 15 y'amavuko bari batwite, barabyaye cyangwa se bari mu minsi begereje kubyara. Aba ni abana b'imyaka 15 yonyine. Agatabo kitwa Tuganire mwana wanjye kanditswe n'umuryango Imbuto Foundation ku bufatanye na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ndetse n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima RBC, ko kagaragaza ko muri iki gihe umwana ashaka gusobanukirwa n'ibimubaho, inzitizi ahura nazo zirimo kutagira amakuru nyakuri ku buzima bw'imyororokere, gushorwa mu mibonano mpuzabitsina imburagihe ndetse n'ingaruka zijyanye nabyo. Kugira ngo abana bashobore kwirinda izo ngorane zose rero, ni ngombwa ko ababyeyi babo babasobanurira ibijyanye n'iyo mihindagurikire y'umubiri wabo, bakabafasha guhitamo neza. Nyamara kugira ngo ugirane ikiganiro n'umwana wawe, bisaba ko muba mufitanye umubano mwiza. Kurera ni inshingano ihoraho. Iyo ubaye umubyeyi uhora uri umubyeyi, ndetse n'umwana wawe ahora ari umwana. Iyi sano rero iba ikeneye imibanire myiza kandi igizwemo uruhare na buri ruhande. Inyungu ziri muri ibi ngibi ntabwo zigera ku mubyeyi n'umwana gusa, ahubwo zinagera ku gihugu cyose muri rusange. Nshuti bakunze b'ikiganiro Ejo si Kera, ikiganiro cy'umuryango Imbuto Foundation, icyanone n'aha tugisoreje. Tubashimiye ko mwabanye natwe, tubararikira gukurikira ikiganiro nk'iki ku munsi nk'uyu mu cyumweru gitaha. Nitwa Ismael Mwanafunzi, naho ubutaha. Tumaze kugera ku rwego rwiza mu iterambere ry'imibereho kandi ibikorwa birivugira. Twahinduye umuryango izingiro ry'imibereho myiza, tugiraga uruhare rwo kuganiza abana, kubaka icyizere mu rubyiruko, ndetse numva ko nkwiriye no gukomeza. Twize kwihangira imirimo, duteza imbere urubyiruko, kurera ndetse no kwita ku mikurire y'umwana, ariko inzira iracyari ndende. Turigira ku mateka y'ejo hashize, twubaka ejo hazaza, kuko ejo si kera. Kurikira ikiganiro Ejo si Kera, umenye amakuru, amasomo n'ubumenyi ku ngingo zirimo ubuzima bw'imyororokere, kwiteza imbere ku rubyiruko, kuboneza urubyaro, imibanire y'umuryango n'izindi ngingo. Ibi biganiro mubitegurirwa n'umuryango Imbuto Foundation. Ejo si Kera.